twatwiwe no masengesho twasenze Imana uwo munsi twagize byiza cyane twasenze rwose nuko tugenda tuvuye mu rusengero nanjye mfite n'ibitabo nuko impanuka ibayeho rero izikomeye cyane bikomeye ikirenge cyanjye kiracika kijyana n'urukweto kiracika ikirenge kiracika ushaka nabikwereka nawe ukabireba mbona ko cyacitse ahubwo cyacitse aha bashyizemo tije bakugera hano gutya kandi tubirebe birebe rwose nawe ubirebe rwose uko zimeze gutya ikirenge nuko tubyese bijyana bijya hariya hasigaye umutsi w'inyuma hano n'uyu niba byatumye kitabaho neza binegana gutya noneho nzamura akaguru mbona ikirenge gisigaye hasi nzamuye igufa ryonyine gusa rishinze hasi nibwo nese mbona ntiyamanuka ndayibonye rero Imana mbonye ko ibyo wavuze ibyo byose wagiye bisohoza wabye kunuza mu cyo Kigali warahantujije ndabibona umyaka abana bajya mu ishuri bajya mu ishuri ndabibona urabishyurira tubashimire cyane nshuti bakunzi b'Abagabo TV mudukurikira buri gihe buri mwanya turabashimira cyane kuba Imana yarabahaye uburyo bwo kudukurikira twifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga tugendana nabwo turi kumwe na Havugimana Oze uyu ni umwe mu bagize korali Abagabo yo muri ADPR batsinda turagusuhuje bwana Oze ntabwo turabashuhuje muraho cyane muraho neza murakomeye turashima Uwiteka Imana yego nahimbazwe rero umuntu anyura mu rugendo rutandukanye inzira z'ubuzima ziba zitandukanye namwe mufite iby'Imana yabanyujijemo nukuri birahari byinshi muva ahakomeye mujya mu guhihimbaza kuyiramya muvuga ishimwe ryayo urugendo rw'ubuzima bwanyu nirwo dushaka kugira ngo twumve hanyuma n'abadukurikiye bumvireho bagira icyo bakuramo murakoze cyane amazina yanjye mwamaze kuyumva ni Havugimana Oze nkamvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye yego niho ku ivuko ryanjye nubwo atariho ntuye mbarizwa ubu ariko niho mbarizwa rero ubuzima bw'urugendo rwacu wenda nkaho ntangire kubera umusore utagiye kugira ibitekerezo nabyutse nisangamo n'umwana w'umuhungu w'umusore ufite mama gusa mbana umubyeyi wa mama gusa turi abana bane kandi mama gusa ari dufite nta bushobozi afite bwo kuturera neza no kutwishyura amashuri bitamushobokera ndetse kugira ngo turye kwa kuducira inshuro ngo turye tubeho aturere ngo afite bashiki babiri na murumuna wanjye umwe ubwo buzima rero twabukuriyemo ariko mu mfite intego yuko nzabaho neza nkitura mama wanjye akiriho ntibyakunze rero kuko maze kuba umusore nagerageje gushakisha imibereho kugira ngo muri kwiga binaniye cyangwa nize ishuri ry'imyuga niga imyaka 3 ariko nabwo sinakora akazi nize kuko mvuga intego mfite ariyo kugira ngo nzagire imibereho myiza ngirire mama neza nkuko nabonaga tureze bimugoye kuducira inshuro kugira ngo turye tubeho ubundi tugasonza ariko icyo nshimira Imana cyane yari cyo gituma kuvuga izi nzira z'ubuzima umuntu aciyemo bitakoze umuntu isoni nuko Imana yageneye abana tukadutabara ikaturengera ntitubonekweho uziko kenshi nk'umuryango usanga bafite ibibazo ugasanga abana bariba nk'umwana w'umusore mu muryango ariba kugira ngo wenda byanze ntabwo icyo kiciro cyo twagikandagiyemo cyo kugira ngo nibe nk'undi ubuzima bwiza ahubwo nahanira kugira ngo nzabeho neza biturutse mu maboko yanjye kandi na mama nzamwiture nawe akiriho nagerageje gushaka ukuntu nakubakira umubyeyi wanjye inzu ntangiye kugira agafaranga ndi Kigali n'umusore nshaka udufaranga nkora akazi ko mu rugo ariko utwo mbonye igihe twagiraga twari dugifite n'akamaro utwo mbonye nkatubika uko nari muri 80 kuva 80 kugeza
muri 90 nari nkiri umusore. Bakira umusore. Nari nkiri umusore. Ngerageza rero gushaka ukuntu mama wanjye nyamubonera aho kuba, kutwagabona bisanga twa mu nzu y'ibyatsi mu majyepfo iwacu. Bonaga arizo nzu ziguriho cyane kubera ikibazo cyari kiriho nyine cy'abantu bamenye ko gutyo mu buzima. Ariko nkumva intego yanjye ariko nazamushyira ahantu heza, akicara ahantu heza kandi akanabaho neza kubera imiruho yarushye aturera. Ariko ikintu cyamfashe cyane kurusha ibindi nuko naje hagati aho ngaho nkiri umusore muri 80 naje kumenya kwinjira muri Imana, numva nsinzwe kwinjira muri Imana, menya ko kubaho ubuzima bwiza ari uko warakijijwe. Negera abashumba b'itorero njya kuganira nabo kugira ngo mbabaze uko umuntu yagira ubuzima bwiza asenga Imana aho byaturuka. Bambwira ko rero ari uko ugomba kwirinda ibyaha, ukagira ubusore muri umuziranenge, warakijijwe, ubaha Imana, usenga Imana. Mbese ninjira mu itorero gutyo. Nari umukristo usanzwe mbatije ariko ntakijijwe. Niho rero nabanza kubona ko iyo ukijijwe uri mu bundi buzima bundi wihishemo utapfa kubonesha amaso. Iyo byambashishije gutuma mbana na mama wanjye neza, sinabikirara wenda umukozi isoni turabakene aca inshuro ngo turye, nanjye mbe najya kwiba kugira ngo mbeho neza nkuko mbyifuza, bituma ko mwana neza bimfata. Mama sina mukozi isoni nagiye kwiba cyangwa se gukora ibyaha bindi, andira gutyo, ariko n'Imana imufasha kugira ngo andere kuko nari namaze kumenya ko Imana ariyo ituma nagira ubuzima bwiza. Ndayizera rero, biramfasha, birankomeza, biransunika. Ngira i Kigali, maze gukora akazi k'ubukomvayeri, niko nahera bwa mbere. Aho ni ryari u Kigali? Kigali nahageze muri ubwo mu mwaka kugira ngo nkizwe nari gukizwa, natangiye gukizwa muri 79. Ariko muri 80 niho natangiye kumva neza, sobanukiwe neza icyo ndicyo n'umwe ngomba kuba mu wari wo. None rero ubu kandi twari turi mu itorero ry'Anglikani, twajya amadeperi ya Protestant. Noneho rero Protestant, noneho rero mu mwaka wa 80 niho natangiye kujya mu mujyi. Ngira mama rero, mama kugira ngo nzagira ubuzima bwiza nawe nuko nkumva iruhande. Nari nagiye no kwiga ishuri ry'imyuga, imyaka 3 nyirangije kuko natangiye muri 77 na 7 9 nari nagiye kwiga. Kugira ngo ubuzima bwiza nawe bugire nuko nkumva iruhande. Tubyumvikanaho nabwo nagiye nk'ikirara kuko umujyi Imana yari nkije kubikirara n'umusore irabinkiza. Nzamuka neza ndetse ntanywa n'inzoga. Uyoza ko nk'ibyo byose mama ntiyari kunshobora cyane, nk'umufatanye kugira kureba hirya no hino ntiyari kunshobora. Nuko ubwo rero bituma nawe agira umutima mwiza, ukavuga ati n'umwana yagiye mu mujyi bwose ariko nizera ko yakijijwe ntakazaba. Kuko niko byagenze, nagiye nshaka amafaranga, nkashakisha nkora akazi ko mu rugo nkavaho mba umukomvayeri. Bose wanyabonye ko nyine no kwizerwa nanakijijwe, avuga ati iyi modoka yaraguze wayimushyiraho, ntiyashyiraho wari umuntu abe ayenshyiraho kugira ngo kumbi byari umugambi w'Imana kugira ngo integurire bimwe nifuzaga. Wenda hari kuzamuka mu ntera mu kazi, kumvana mu kazi ko mu kanshyira ku modoka, urumva cyari ikintu kitoroshye cyane. Afite abavandimwe be bandi yakayihaye, nta cyo tunapfana. Nkora ku modoka rero gutyo, ariko mane kugira ngo nzabone perimi nanjye ntwara muri amafaranga. Ariko ibyo ntibyampiriye, ntabwo nayibonye, nayikoreye birananira. Noneho bigezeho bampakane kazi kandi kanzirika gatuma ntajya hanze ko gucuruza. Kuvuga rero muri 85 naho natangiye ibintu byo gucuruza mukorera boss. Ndamucururiza muri alimentation, nabwo mbumara mwiza sinamwiba. Iyo nza kuba mfitanye so kwiba ubwabo ikintu nashaka vuba no kubugeraho, ariko buri nk'umuvumo. Kuko ni nk'amafaranga menshi iyo myaka, kugira ngo uri mu duka ryuzuye muri ya myaka uri umusore, byari byo cyubura muri amafaranga bitangoye. Ko byamira kose yuri nyangamugayo ntuburaho Imana guhera imigisha. Rero kandi cyankundiraga, yabonaga raporo zose muha agasanga zimeze neza. Kandi agasanga yarangura igihe cyose twacuje ibintu yashita amafaranga yabonye, bigatuma yizera ko rero nkora akazi neza. Rero Imana imumpera umugisha, nibwo natangiye kugenda iwacu
mama atangiye kubona muguriye uturima kuko nta samu twagiraga twagira akarima gato cyane duhinga iminsi 2 tukakamara niko data sinzi bari kwaga simbizi kuya kugira abana benshi hari mu muryango basaranga uturima dutoye akero kumugabane we kikaduhazaga nk'umuryango yari afite turi abana bane na mama none rero mama abona muguriye umurima ahantu munini 18,000 kandi nahavuye ntatunga n'igihumbi mu ntoki amaye ubwo hanganaga gute hari ahantu hafite nk'imiringo 3 miringo 3 no kuvuga amatranche 3 donc harimo mikati haruko twayitangwa ni mikati wala nk'umurimo kumva nka hano uzamuka bya nko gacumuringoti ngo ugacundi kubuya habya Imana hari ibintu gucumuringoti mu mirima nike nitwaga imiringoti ifata amazi hamwe mu rugabaniro bahita bateramo stari ubwo ari umurimo ufite imiringoti 3 cyangwa se amatranche 3 yego ni munini sinabamenye metero zawo sinazibuka neza hari mbese hanini twahingishaga ubudehe abantu bakaduhingira twahingishije benshi mu gihe hacu twahamaraga twenyine nk'abana bo mu rugo ubwo abana ndahaguze mama yatanye kuvuga ati umwana waje zanzoze zizasohora ati bwa bukeneye ko kavuze ko kazabumvanamo mugura ahantu hongera ko yarafite akajya hinga ahantu hatubutse mama atanye ko abona nyine agira ikizere cyane cyo ko nzamugira akamaro none mushicyo nkurikira yari mu ishuri ariko kwigwa bimunaniye avuye mu 6 abona ndagiye mushaki umwari mwigisha mashini uko mvuye Kigali najyanaga umushinga mushaki mwigisha mashini none rero ndanayimugurira ibyo n'ibindi bintu bibiri byari bimaze kubaho mama by'imenyetso byerekana ko nzamugira akamaro kandi ko kuba mbigiraho nuko nakijijwe nkakira Yesu nk'umukiza wanjye akabana nanjye akafasha mu busore bwanjye bigatuma ntagora ibintu byo kwaya amafaranga akagira akamaro ubwanjye n'umuryango natangiye kuba nkufite urugo nk'uyu musore kubera umuruho kubera wabara mwishi nakorera gro nk'aho rwanjye menya ngo abahinzi bazahinga ngomba kubahemba ndetse n'inzu mama agomba kwamona igihe nayo batse kugira ngo njye mwana kiste abantu bicara badusuye nanjye kumuntu ugaragara mbese nturugo nk'aho nufite kandi ntarufite ariko iyo myaka yambere myiza kuko nabwo ntibyamvunaga cyane kuko na mama nawe yari umuntu udakunda kwayisha cyangwa se kujya mu kabari oya nawe ntabwo yakundaga ibyo ngibyo byatumaga rero tugubaka neza rero je na mama mbese naza nk'ariye mugabo we muri makeye abandi bana bose bakandiraho sigera ari mukuru ari umukobwa ariko we yabonye umugabo ariko ngasa nk'ariye mukuru mu rugo ubwo buzima rero nabubayemo ndongera ngura n'ahandi hantu handi ubwo abaye ahantu habiri nguze byose myegeza mama noneho iki gikomeye cyane cyarushaho kubona ko Imana yabanye nanjye nshyigikiye mu kifuzo cyanjye nubwo imishinga nashaka kugeraho nashaka kwiga imodoka ntibinkundire kubera ko bazamba kandi kanzirika noneho numva ntangiye gukura numva nashaka n'urugo ariko numva sinzagira urugo ntagira inzu ariko nabo nkumva byambira bwiza nkagize mu giro ka gatoya ariko mama ngira inama nza gusanga nubwo harondetse nk'ubujiji kuko nayumviye nkagura inzu mu cyaro nkayubaka mu cyaro ku muhanda cyo kora atari wacu hatuye ngurizo ku muhanda ndayitunganya niyo nakore nk'ubukwe muri 92 ibyo byatumye rero mama none ashaka kunyira ikizere cyane noneho rero icyakora nubwo navuze ko papa atarahari ntabwo yarapfuye ngira ngo ntabwo narivuze ko yapfuye ndivugamo yari yagiye mu mahanga yagiye Buganda kira turabana bato cyane ubwo uyu myaka yose yabaga Buganda twibana gutyo hari ukuntu umusaza kera yagiye Buganda akiberayo nuko yaje rero asanga ariko akigirira n'undi mugore ariko yavuze ko nta mugore yagiraga we kuko nta nabana yageza byara yavuze ko nta mugore yagiraga niko yatubwiye turabyemera nyine ariko ikintu nuko nta mwana yatahaye nyine ko tumubona none rero yarasanga muze kumusaba wo gushaka umugore ndetse aho naguze iyo nzu naguze nkayitunganya yo mu gasantere ko mu cyaro naguze amaze kugira mu rugo ubwo mama nyine yatangiye kumva ko akomeye afite umwana w'umuhungu wasobanutse baba niye yajyaga hingira atakibahingira rwose cyo Imana kituvaniho mbere
namubwira nti mu cyo muhanda cyose gikomeye ni ukuvana ku mushiki w'abandi bantu bandi uhinga utugaburira nzabikuvanaho ubwo impemba abantu natwe duhingira kugira ngo naweho neza ufite abantu baguhingira muri make rero izo mvune zaziruhutse niho njya guhingira abantu cyangwa se kwagosorera imyaka yeze kugira ngo tubone icyo turya ahubwo natwe twagezaho noneho njya muhemera abantu bamuhingiye icyo cyanshimisha n'abantu burya kuba umwana ni byiza burya Imana iyo wibashye Imana nayo irakubahisha idukura mu izo soni zimeze gutyo n'ikimwaro twagera ku musozi dutuyeho turi abakene Imana ibona ko tuzaguma muri icyo kibazo kimeze gutyo iratuzahura uko rero 1992 niho natangiye gushaka umugeni nkorera ukwe aho ngaho aho naguze ndetse na mushiki wanjye ngo nawe unkurikira nawe ndamushingira ubushobozi bwanjye bwite icyo rero cyatumaga mvuga ngo handi mivana handi kuko nakandi kazi kandi nkora kandi kamafaranga ahagije ahubwo nuko nubashye Imana nayo nkoreye kayaho umugisha ikamfasha Ari waratangiye gusenga byimbitse se? Rwose iyo myaka yamaze gusenga byimbitse ndetse natangiye kuba ku rugo bahita bangira mwarimu w'ikanisa hano mu mudugudu bahita bangira mwarimu mu mudugudu muri Anglikani muri yari urumva ko namaze gusenga byimbitse ku buryo n'abayobozi banyizeraga nyine babona ko natangiye kuzamuka neza ntabwo agashungu cyangwa se agakundi k'abasore nakabagamo cyane nakabayemo mbere ariko mbonye umuntu mama ruhana avuga nti ntakavuyemo mama nazamutera akabaro kenshi agakundi k'abasore ubwo wakabayemo ryari nakabayemo mbere nkiva mu ishuri muri 1980 ariho natangiye kumenya Yesu kwakira agakiza muri 80 ariko mbere ho nabanga inzoga nkajya mu abasore ariko nabwo ntekereza umuntu mama avunika nkumva sinjayishe cyane Imana ifashije imivumo mu Burundi wari urangije primaire cyangwa secondaire nangije primaire mwaka wa 6 niga ishuri ry'imyuga bitaga Serari kera ubu ni CFG nyango niko bayita bitaga Serari nyiga imyaka 3 muri 1979 nanyirangije none nanyirangije nuko rero natangiye urugo ariko ntangira urugo numva rwose mfite intego yo kuzabaho neza ariko nkabana ntibiri kuza neza kuko urugo n'irindi shuri umuntu watangiye cyane mama nawe ubwo yamaze kuba umukecuru ukuze namuze nawe yatashye n'abashaje yarakuze cyane ashaje ariko bakishaka kwikorera turi mu duke two mu rugo twihingira n'iki bakibishobora 1993 1994 intambara birateye mbere yuko intambara itera muzehe akiva Uganda aho ngaho yaraje asanga umukecuru umaze kumushyira ku rwego rushimishije we yazanye iki nta kintu yazanye rwose yamburiwe mbarara ntacyo yazanye twaramubajije icyo yakoraga atubwira ko nta kintu yashoboye kubona azana byose byasigaye Uganda ariko twishimiye ko tumubonye gusa nta gatara acanye ku manwa ya Rukamba agatara acanye se nubundi yaje nijoro ko twamubonye tutanamuzi kuko tujya turi abana amugani koko ko yaje nijoro turamuramutsa nyine tubonka nk'umubyeyi n'abana turishima ndetse tukanarira kuko tumubonye tumwitegereza tumureba ku manwa tukabona nyine ni papa ariko mukuri nta kintu yari afite ariko igihe cyari kinshimira cyane nuko nemaze kuba umusore mvuga nuko byakose tumubonye tuzamukorera tumufashe ariko tumubonye muri data kagasubiza kose ko kuvuga ngo ntago wagira se kaveho ni imvune mama yavunika gatu adukobokera wumva zazigabanutse kuko impamvu zuko atagira ku mugabo nyine cyo nyine cyari dushimisha cyane kurusha ibindi rero intambara itera 1994 turi kumwe n'ababyeyi ariko yewe n'ubaturwanya urugo mfite n'umwana umwe tumaze kubyara wenda nkiri mwarimu umudugudu muri Anglikane ariko ubwo kubera ikizere none bagire n'itorero kandi no kubera kubaha Imana yatangiye kuyenzamuraho nabwo natangiye kwiga ishuri rya Bibiliya rero intambara iteye iba icimo kabiri imishinga yose twari dufite tugiye muri Kongo gutyo icyakora cy'injyana n'umuryango wose n'ababyeyi turajyana
uravuga 94 cyangwa 90 ntambara 94 kuko nakoze ubukwe 92 mu kwa munani 92 tugira muri Kongo rero ubuzima bwo muri Kongo bw'impunzi nawe urabwumva uko bwabaga bumeze ariko kubaha Imana ntabwo byakweho nuko tubaye impunzi oya ahubwo twubashye Imana kurushaho twiyata gushaka Imana kurushaho ndetse ngeze mu mpunzi nabwo Imana ko nabanyiri kumwe nanjye nuko impunzi twabonaga zose banyizeye n'ubundi nkomeza kuba umuyobozi mu buryo bw'idini kwigishira muri Imana kumese gushyira ku murongo abantu muri gusenga abantu kugira ngo batavuye mu bwigunge bari mu buhungiro nabwo n'umurimo nakomeje 94 95 96 tutangira kuva mu nkambi baba ngo dutahuke cyakora byo gutahuka tumaga tugifuza cyane n'ubundi ko twatahuka ariko dutahuka nabi ko twacinza zigwe ntitwacinza twaje muduhunga twaziguye cyane kuko byari bitoroshye hanyuze he na he byari bitoroshye bwo kugira ngo tureke inzira z'Ibukavu ngo twambuke tuza mu Cyangugu twakomeje ishyamba twerekera aho tutazi mu mashyamba mu za Warekare za nuze tutazi yariyo bavuga ngo niho tuzaruhukira ubwo nawe bazabaga bitubwira bari imbere yacu ariko nta warwazi ngo ndimo ndajya hehe yego ariko twebwe twari dufite ikipe abantu twasenganaga twasengaga Imana ikabana natwe kandi Imana ikadushoboza kandi Imana ikagenda itubwira kenshi twageze byo gusenga yuko izabana natwe cyane ko iyo washye Imana irakubahisha mu gihe abandi bo baga batubashye Imana bapfaga rubi bakicwa n'abakongomani bagiye kwiba bahunga ubu dufatiye nzira y'ishyamba rero ko tuvuga ngo tuzagenda twubaha Imana aho tuzaca hose none se ntabo mwagendanaga urugendo abo wita bubashye Imana bapfuye nk'abandi bose mbo barimo ariko atapfuye bamwisha ajya kwiba kubera ko bo bajyaga kwiba abo bandi bajya gushaka ibyo kurya n'abashaka bakashaka no kurya n'akanyama bakafatiye amatungo y'abandi ngo ni impunzi haga n'abasirikare utazi ko ari n'abasirikare bamwe barabasirikare ko habira Imana baga turi kumwe nabo ari kumutanabaze ko ari bo ukumva bagabye nk'andi igitero mu matungo y'abakongomani ubwo impunzi z'abasivile zagira ugasanga amacumu n'imihoro y'abakongomani byadutanze imbere bamwe bakahagwa nyine harimo hagaga kubera urugendo nyine urimo ugenda uguye mu gikundi gutyo ariko utaguye utaguye mu cyujya kwiba ibintu cya bintu numva ngo iyo wajyaga nko mu mateke y'abakongomani ngo ukumiramo ngo ukaramiramo igitoki se ibyo byabagaho koko akongomani ntabwo baroga cyo iyo nkuru ntabwo nayihamya kuko akongomani nabonye bataroga ntabwo ameze nk'abanyakibungo ngo umuntu atemye utoki akagiheraho abakongomani ntabwo baroga ahubwo bo banga umuntu biba bo barakwica gutya bakwica siri plus gutya nta kuvuga ngo bakorogesha barya gutoya bo barakwica bazaga amacumu bakatira impunzi bose bakazitera twe rero icyo navuga ko kubaha Imana ari byiza nayo kubahisha yewe igikundi twagendanaga nacyo twari abantu dusenga Imana aho turukiye tugasenga Imana tugashinga ihema tugasenga Imana ndetse twagira ubuntu tukumva ijwi ry'Imana rwose kavugana natwe kavuga ngo nzabana namwe muwe hafi yanjye nzabana namwe tukagenda twaga dufite rero nyine intumbero dufite twahawe n'Imana ubwo kandi nabwo inzira ntiyatwicaga kuko iyo Imana wibashye ifite ukuntu ibigenza yaranje kagutunga ahubwo twabona ku muntu baduha ibyo kurya by'ubuntu tutagiye gusaba gutwara mu mirimo yabo bakavuga ati dore mufite abana mwakira ibyo kurya tukabyakira bikadutunga urugendo rw'iminsi itari mike yashira tukubona none Imana izanye abandi bakaduha ibindi urwo rugendo turarurangiza ariko tururangiza tuza mu Rwanda ntabwo twabereye mu nzira kindi twabonaga bapfa benshi batandukanye tubanyuraho imirambo rero twarakomeje rero tugize amahirwe tugira mu nzira mu Rwanda tuyikatamo tubona imodoka z'abantu muri HCR badupakira tuzira mu Rwanda ariko bakubazaga niba ushaka gutaha cyangwa utabishaka twivuga ko tubishaka rero baducyura kandi ko tubishaka nabwo twari dufite amakuru twabwiwe n'Imana ko tugomba gutaha mu Rwanda aho tuzagira amahoro ariko Imana yababwiraga iteko ibyo bintu abantu babyibazaho cyane
babibazaho cyane. Imana yayohereje ijwi ryayo, ibyo bintu na perezida bigarukaho cyane, ariko bikabwira bamwe. Iyo usomye Bibiliya neza usanga kera kose habagaho abahanuzi b'Imana, abo bitaga abamenya, ukumva ngo turi gushaka abamenya nka Samweli, mu gitabo cya Samweli yari umuhanuzi. Hari n'abandi bari abahanuzi nk'aba Elisa, nk'aba Eliya, bari abahanuzi. Abo ngabo ntibabaga benshi cyane, abo nabaga bazwi, kuko n'abandi babaga batazwi, ariko Imana yabatumaga ibyo bajya kubwira ubwoko bwayo bwa Bisirayeli. Abo rero si mu Bisirayeli gusa, n'uyu munsi Imana iracyavuga n'ubwoko bwayo. Ni ubwo buryo rero wagira ngo turimo turasenga, ukora Imana itumye nk'umuntu akavuga ati mukuru Uwiteka Imana yambwiye ngo mbabwire, haba mu nzozi cyangwa se mu ijambo ry'Imana yavuze, ijwi ukaryumva. Ushobora no kuryama ikagusanga mu nzozi uryamye, ikakubwira ibyenda kubaho, ibiriho n'ibyenda kubaho, n'ibyo uzakora. Sinzi n'utagira iryama ngo urote umugana n'umuntu akubwira amakuru y'ibintu byose watekerezaga cyangwa utari uzi. Arota bikarangira. Noneho hari inzozi z'imiruho, urota ari imiruho gusa, ariko hari n'inzozi none Imana yagusuye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ishaka gusa ntizirakubaho. So kuvuga ngo narose mvuga n'Imana nkumva ijwi rye. Oya, ntabwo wumva Imana akari gukubwiye. Umuntu ashaka kuza mu ishusho y'umuntu, ariko Imana ije muri we. Ubwirwa n'iki kariyo? Nuko ibyo wumva wabwiwe akenshi wumva bigendana n'ibyo Imana ishaka gukora. Uhitumye ko Imana yagusuye. Kuko n'ubundi umuhanuzi yaguhanurira akavuga ngo umva uko Imana ivuze, akaba ari uvuga. None se ko Abanyarwanda bamwe benshi bagiye mu gihe cya kera ndetse n'ubu bakibikora, baraguzaga akirinda ibyo umupfumu yamubwiye, ugira ngo umupfumu si umuhanuzi. Naze ko icyo babyiringira ko umupfumu yababwira ari ukuri. None hari Imana ikwiye ngo umve uko Imana ivuze, atari umupfumu yivuze. Ubwo rero mukuri rero uherekera kose abahanuzi babagaho n'ubu kandi baracyabaho. Ko banza abapfumu bakera baravugisha ukuri, ariko ubu ngubu barabeshya kucyo. Abo ngubu n'abaryi. Abakera barabahanuzi. Abambere barakoraga umvaga byaracaga. Ariko ubu ngubu ntabwo bakizerwa neza. Abakera barahanuraga babaga ari abahanuzi, kenshi baturutse ibwami, abandi bakabatumira, abandi bakabahanuzi b'impano zabo bwite za gakondo. Ariko noneho abahanuzi b'Imana uherekera kose bariho n'ubu bariho kandi bazagumaho. Imana ikavugana n'abantu icishije mu muntu cyangwa se mu ijambo ryayo. Nk'uko uryo rero twavuganaga n'Imana kenshi aho turaye, Imana ikaduseka tubwira, ugasoma n'ijambo ukumva nabyo kiri kubwiye, cyangwa se Imana igatuma umuntu cyangwa n'umukongomani ikamukoresha akaza. Ati Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mukomeze mutahe, ngo mureke inzira ihunga mufate inzira itaha. Iryo jwi bakumva atari ry'Imana. Ubwo wagera ugasanga ibyo akubwiyeho ko bibaye ukuri, ukavuga ngo bwa buhanuzi ko bwari bwo. Nuko twakuva bagiye bapfuye tuko ko bwari bwo. Nuko twagendanye n'Imana gutyo tuyobora inzira tugera mu Rwanda. Twize mu Rwanda rero ubuzima bwarakomeje cyakwa gushaka imirimo n'imibereho n'iki. Ntabwo nagumye mu ntara mu majyepfo ngo nakubwiye. Aho tuvuka nahise numva kuza Kigali kuko nari nahabaye n'umusekreteri, navuga nti niho ngoma kubona ubuzima n'ahandi. Nzi Kigali gutyo, ariko nsiga famille mu ntara hariya mu majyepfo muri Huye, mu karere ka Huye. Muri Huye. Ubwo rero nza gushaka ubuzima noneho rero, ariko ubuzima bugoye cyane, buhenze cyane, ntamara ikirangira byari bigoye kugira ngo ukore akazi, ubone akazi byari bitoroshye. Kuko mu bireho hanyu ubundi akazi kanye bwite n'ubwubatsi. Nibyo nize, nibyo nigaga, nibyo nakoraga n'ubundi. Ariko nyiranye amahirwe Imana igenda impanga umugisha gake gakeya, umuntu ubuzima burakomeje, ndetse ngera igihe nzana madamu. Ariko nsubiye inyuma gatoya, niba ntakuruhije nta kibazo, nsubiye inyuma gatoya cyo kubaha Imana nakubwiraga cy'ingenzi, nuko nabonye ibintu by'Imana byinjiyemo neza. Umuntu ashobora kubona nk'upfapfa kuri wowe, ariko bifite icyo bishaka kugaragaza kuvuga. Imana ikabona nkaho ari yubahije. Duhunga tuva mu nkambi twari turimo muri zone ya Warungu, ubwo ni Bukavu. Ngewe nabwo nahunganye ibintu byo kurya
cyangwa se ngo mpungane ibindi bintu bindi abantu batwaga ibintu byo kurya bakagera banafata n'ibindi n'imyenda n'iki. Yewe numvise umutima wanyemeje kuko iyo n'umukozi w'Imana n'ubundi ni mwarimu nigisha mvuga ubutumwa bwiza mu nkambi kandi n'umuyobozi. Yewe nahunganye Bibiliya mpungana n'ingoma. Ingoma urayizi? Ingoma tamburu yo mu rusengero. Kuko byabikaga mu ihema ryanjye. No twabikaga byose. Mu ntwaro zikomeye wasimbukanye harimo. Iyo twaga tuvuye mu butumwa mu nkambi ku cyumweru babikaga iwanjye byose. Yewe uteruye ibintu byose nterura ingoma nterura n'agakapu karimo za Bibiliya. Kuko narazicuruzaga tugiye mu nkambi. Tuza Bibiliya. No mu mutima wanjye wambwiye ngo ibi bizagutunga. Ibyo bibiri. Sinazi kuntu bizantunga uri uhunga nyine wirukanka. Hari n'igihe burya umuntu yanwa ahunga nk'umudamu ashaka guheka umva ngo ashaka guheka ikibwana cyangwa ahetse umwana kubera iki kwirukanka. Gihe naterije nk'ibyo mvuga ngo ibi ngibi nteruye aho tuzi guterura agafuka k'umuceri ndetse kwaga umuceri rero cyangwa ibishyimbo uteruye Bibiliya uteruye n'ingoma baranseka. Ariko byantunze gutya. Twageze ahantu kure cyane hakabije ubona nta gusubira inyuma nta buzima nta muntu uzi nta mbese nta cyo wakora kindi. Ukaryama aho ugeze mu ishyamba ku gasozi. Abakongomani bambonye mfite ingoma nshore n'umugore n'umudamu n'abana ndetse umwana na madama ahetse undi aho twabwiye muri Kongo twajya dufite ndetse n'ababyeyi bandi inyuma turi kumwe bangirira impuhwe bavuga ngo buriya Abakongomani n'abana beza bati uyu ni umukozi w'Imana umuntu ufite ingoma kuko bazi ko iwawe ingoma ifite agaciro muri Kongo. Iyo uvugira ingoma bazi ko hari ikintu kigiye kubaho. Niba atari inama y'abami dore ko hakiba abami n'ubakiba simbizi iba ari abavuga butumwa. Bahita bajya bati uyu ni umukozi w'Imana. Baje dufite basanga mfite na Bibiliya. Umunyamuziki ko bagukunda. Oya. Babona mfite na Bibiliya. Z'ikinyarwanda. Bahita bankunda icyo ngicyo. Bamvana kuba ku nzira abandi bararaga ku nzira bajya ku nzu. Bakujyana mu. Banjyana mu nzu yo kubamo. Iryo joro ndara mu nzu n'irya kabiri ndara mu nzu banangaburira. Navuga nti iyi ni imirimo y'Imana itweretse ko twubashye Imana twabana n'Imana ntitwikoze isoni nayo twahishe mu buryo abandi bati rwose burya bakorera aburyo gukizwa n'ibyiza dore Hoseya bamuraje mu nzu twebwe turayanze ya ngoma yanjye rero nayo batije barayivuza kuko hari ku rusengero n'ubundi aho ngaho twaje yari nini cyane se yari ingoma iciriritse si inganikizi sinjye kugira neza ingoma iciriritse nyine bavuza ufashe gutya gutera ku mugongo kumva kumvita kuvunnye ifite imigozi nkayishyira hano ku rutugu ngafata agakapu k'ibitabo nkayishyira hano ku rutugu n'ihema ryo kuzaya nkambikantu ku mutwe nibyo nagendanye ngewe. Madamu nawe agafata ibyaba akavarisa kari imyenda y'abana ibyo kurya twabisanga mu nzira Imana yabiduhaye. Niyo mpamvu kugira umutima wo kubishakisha mu nzira bitarimo ko twari mu mugambi w'Imana. Rero kuba umukozi w'Imana no kuba Imana mfite Bibiliya n'ingoma byandaje ahantu abandi bataguma kurara. Hari naho naye mu rusengero abandi baraye ku kibuga hanze. Kujewe nababonaga mfite ingoma. Ariko aho nageze ku munota wa nyuma twenda gufata inzira mu Rwanda noneho rero Abakongomani banyaka ingoma n'ibitabo baramvunjira abantu ibiryo noneho turataha dufata imodoka ducyura turataha. Ubwo buryo rero bwatumye menya ko wibashye Imana mu Mana n'ingo byose. Ubwo nasubiye inyuma karagaciho nari nibagiwe kukubwira ng'Abakongomani ngo batwaye ingoma bambwira ati iyo ngoma rero Munyarwanda duhe iyo ngoma duhe n'Bibiliya y'Ikinyarwanda tubwire Igiswahili kuko mutayigira tubwire Igiswahili mbaha ingoma yanjye mbaha n'Bibiliya y'Ikinyarwanda bampa Igiswahili ariko bampa n'ibiryo kisa bampaye umuceri kuko barawuhingabo umuceri udahiye mubisi bampa umuceri bampa n'ifu yawo kuko banywa igikoma cy'umuceri bampa n'ifu y'ubugari kuko bagira imyumbati cyane. Bati ibingibi bizagutunga mu nzira nta mukozi w'Imana usonza muri ko bambwiye. Ariko bamyaga nanjye nabibonye ko nta mukozi w'Imana usonza kuko aho najyaga henshi nagendaga mbona ibyo kurya kubera ko Imana yabaga ari kumwe nanjye. Abandi bagiye gushaka ibintu mu bisozi mu mashyamba y'abandi njya nkoze inzira nkagenda ngaba nabinzaniye ubwo bakabimera ubuntu njye ntagiyeyo. Ndetse umwana wanjye w'umuhungu mama ndetse umwana w'umukobwa. Yego. Ngweyo ngarutse abakecuru banyu mwari kumwe nabo papa na mama turi kumwe nabo mwari kumwe nubwo ari byagiraga tukaburana ariko tukabarinda tukongera tukahura. Ubwo inzira yabaga ari nk'aho ari imwe ihura n'ubundi. Komeza. Ngeze aho naringereje rero cya gihe maze
kuza i Kigali madamu musize mu rugo mu ntara. Nashatse ubuzima ngerageza gushakisha mu mibereho mbona ntibyoroshye kuko byansaba gutaha buri kwezi cyangwa se mu kwezi kabiri kugira ngo mbone madamu nawe mugereho. Ariko noneho Imana kubwiye rero ivugana natwe numva Imana ishaka ko ntura mu mujyi wa Kigali. Twasenga Imana turi mu masengesho ikatubwira ngo mbatuje mu mujyi wa Kigali nzabatuza nk'abahera umugisha. Nabwira madamu kwimuka atarakaraka ntabwo nakwimuka tutagira inzu, utagira inzu yo kubamo kandi uyisize ku cyaro. Ubwo zakodesha se kuko tubane ukodesha tugura imboga tugura amakara tugura amazi tugura inkwi. Hano tubonera ubuntu kubera ko iwacu mu itorero bihari. Madamu akanga ariko ageze aho nyine aza kuzabyemera namwe murabiremera. Dutura hano hano mu karere ka Gasabo n'ubundi niho twatuye bwa mbere, ariko dukodesha ariko uko Imana yamye ngo mu mujyi wa Kigali nge nasenga Imana nkeba ngo Mana ko wambwiye kutanuza mu mujyi wa Kigali uzahantuza ntagira inzu. None se kuhantuza no kwankodeshereza ni ibintu bibiri bitandukanye. Uko senga Imana nyibwira imaganya yanjye nk'icyo nkakibwira. Noneho rero Imana yongera ikoresha umuhanuzi mwana kubwiye ko abahanuzi b'Imana babaho rwose kandi bagiye cyose ha mu ijambo cyangwa se mu mwerekwa cyangwa se mu nzozi cyangwa se mu ijambo. Yamujya ngo kwiteka Imana imbwiye yamye ngo nkubakiye inzu nkuvanye mu bukode. Noneho rero ngenda ku ijambo tarayubaka ntayubaka ngenda kare Imana imbwiye ndavuga ni Imana mwizantuza muri Kigali none ngiye kumana inzu yanjye. Ubwo hari muri 90 hari muri 2010 hari muri 2006 ari naho madamu namuzanye nyine icyo gihe. 2006 rero ikimara kubimbwira haciye igihe kingana n'umwaka cyangwa se hafi 2 ntawe ni yanjye nzu. Madamu n'abana bashaka kuncika ingorane z'abagabo bashaka kuncika bati wowe watuye Kigali nta nzu ugira none yavuze ngo Imana yazaguha inzu nta nzu iguhaye. Abana bakaganana na nyina nabumva ngo bigendere nyine bancika basubiye mu giturage bisubirije ku cyaro. Ariko nza kubimenya nyine mu bambwe ati abana rero bavuze ngo nta nzu tugira ngo turakodesha rwose ngo ntibyoroshye ngo ujye gusubira mu giturage yaguhaha buri kanya ngo babona ari ikibazo mu giturage baje ibyabo. Ndavuga n'umugambi wa shitani rigira ngo irwanye amasezerano Imana yansezeranije. Imana nzi ko ari wambwiye kuzantuza i Kigali. Noneho simuze kuko Imana ntabwo yaranje, Imana yabwiye ategeka ntabwo Imana yaranje. Ibyo wavuze niyo uzasoma mu gihe kimeze gutya n'ibimenyetso mbona ibimenyetso. Niyo uzampa inzu cyangwa se n'ubituma ko umuryango unciye ugasubira mu ntara ari wambye ngo mbavaneyo ubwo nabyo ndabimenya. Haciye igihe gito Imana ibimenyetso rero. Ibimenyetso y'amaye rero nuko turimo dusenga nanone hari nijoro nabyibuka nuko Imana yambwiye ngo nundi koresha umuhanuzi Imana kubwiye irambwira ngo nshingiye ku marira yawe no kwijambo navuganye nawe ngo haye inzu byihuse kuko abana ko madamu agiye kunshika n'abana bakajya mu ntara kuko nta nzu ngira. Ubwo byari bimaze kuba muri 2007 rero ijoro rimwe byabaye nk'inzozi kuko umuntu arota akakanguka mba nkukoze ku maso navuga nti ntago ari byo. Nari mfite udufaranga dukeya nagiye nsevinga ahantu ntubika ntubiza madamu atubika tujya kuri 200 naye 200 ko bitakubaka inzu ugereranyije no kubaka inzu birushye yani Kigali. 200 rero Imana yampireho umugisha ariko avuye mu bijumba twahinze na madamu i Kigali mu bijumba mu matongo abantu bari barimutse tuhinga ibijumba. Duhinze ibijumba Imana ijya ngo gutabaye gutaka ku kintu utatekerezaga irabyeza cyane bera pe. Keze he ni hehe mwe mwabihinze ukaguguha mu matongo hariya mu matongo hariya Kajurira
aho gacu hari gukaguha hano hirya hano hafi ya gare amashuri hari hano hafi ya gare ahangaha batsinda noneho rero ibijumba ibyo tuma nkubwira ko Imana ikuzamura ihekana gato cyane utatekerezaga aho ibyagaseho ibivana ivana aho utibwiraga n'ibyo kwa kugira akamaro so kugira ukagirwa n'utatekerezaga byeze rero nese mbigurisha niyo byavuyemo ya mafaranga nakubwiye 200 madamu arayabika none turageraga muri satuni ku ruhande twe twakwaga n'imishinga yindi y'urugo n'abana n'iki ayabitse namwe ntumva madamu rero twumvikane uhereye umunsi iri joro ngiye numva ejo ngiye kugura ikibanza dushyire mu ihema turigemo nge nawe n'abana ariko hitwa ahantu hacu ku mukode birangiye namaze gukodesha inzu 11 genda wimuka ukatakata umujyi wa Kigali nimuka oya ya zone yakabungusa yonyine nyizengurukaho gutya uva muri imwe ujya mu yindi muri mu yindi ariko suko nabuze ubwishyu bimwe yo guteka imitwe ahubwo ari umugambi w'Imana mbese za inzira z'Imana uko bibiri tubiya ko ngo zica mu ishuri nyinshi n'umuyaga mwinshi byacaga mu buryo atako nabuze ubwishyu nakodesha inzu umuntu agahita abona umukiriya yigura yamubuze akaba arayigurishije biguze nta nkodeshe ubwo bigasaba ko nimuka nakodeshe nayo shanga ameza 2 nkumva ngo bayigurishije nabo nkayivamo ntabuze ubwishyu nyira yayigurishije nuko nawo rya ishuri ry'Imana yanyigishe izame yanjye ariko nce muri iryo shuri rimeze gutyo ariko 2007 niho naguze ikibanza n'icyo ntemo ngubu nyiguri batsinda nyiguri 95 nongeraho hani makeya 200 ndahagura hahagara 220 ngira ngo ubwo niho ubu ngubu ubwo rero mu bakamo inzu bigoranye wanje gushyiramo itente oya niyo nifuzaga mbere vangu nashyiramo itente tukajyamo ariko siyo nashyizemo akazu k'icyumba kimwe na saro tukajyamo ariko Imana yagiye yagura yamaye inzu nini yabaye inzu nini hari ryari ubwo hayamaze kuba 2008 hayamaze kuba 2008 kubaka byarorohaga byo ntago byorohaga cyane ariko si nk'ubu ngubu ntago byari bigoye kuko basenyaga bagasenyera umuntu watse muri butari bwo ariko uko byakose abayobozi mwarumvikanaga ko arabaga hadatuye cyane n'abantu benshi bakaba kwemera uko yubaka ikuzura nuko nabo inzu yanjye agataho rero ubuzima burakomeza twato inzu yacu tuyagwa bukeya none abana na nyina nari nasenze Imana ndabiga ngo Mana uzi kubara kuko ufite ubwenge bwinshi nibigisha abantu benshi abayobozi abakomeye bose ni wabigishije ndagira ngo umbarire imibare ubwo nese nyuma gatoya ntabone inzu yo kubamo abana banjye bakabambye ko abana banjye baziga nkodesha nanabishyurire mbishobore n'akazi kacu k'ibiraka kataboneka neza uko senze Imana nkayibwira gutyo burya nusenga Imana ntasengesho ry'umunyagane baho ugibwiza ukuri bibwira byose utayihishe nkuko umuntu abwira ise ikintu cyose atamuhishe neze kamwumva wari kubisenga Imana uyibwira nabwo niba uzi imibare kuko nzi kuyizi nzakodesha inzu nishyura abana ishuri tunarye Imana rero uko wamwiye kuzanyubakira inzu dore abana bageze mu mwaka wa 5 bari mu wa 6 ubwo nyine nzareba ko ibyo yavuze uko ari ukuri ariko nenze ko Imana itabeshya nuko nyine ubwira Imana wabaye ibyo byose nyine nkuko nabwo umubyeyi akanamujyanarira nuko nibwo rero Imana narundi rero yansanze ikoresheje umuhanuzi azarambwira ngo mwana wanjye igihe cyo kuyankuvane mu bukode kirageze nibwo ko nese amafaranga nyabona mbanyaguze ka kabanza akubwiye mbakizemo yanzu mbanyimukiyemo kandi ndanayagura nyanguje wanjye nawe uri umushyitsi nabona nkuryamisha kandi igise ndari mafite no urupango naga urupango ariko na ahantu waryamisha umushyitsi nagusubuye agaragara rero igihe kiragera nuko tugasenga Imana kandi Imana ikabana natwe nza kugera igihe iyi groupe y'abagabo mbamo nayinjiyemo bigezo mvuga ngo nzayivamo nigendere kuko numvaga nyine igihe ntabona inzu ntabona inzu nzayivamo nigendere kuko ntazaguma aho ngaho i Kigali
ariko nza gusanga mu Imana namye kuzantuza Kigali izahantuza ikampa n'abantu tubana nabo umurimo w'Imana azatuma mpaguma sinari nzi ngo ni bande ni biki nabese neza nk'umuntu ucumbitse ahantu bango nzigendera ariko ninjira mu bagabo muri adeperi batsinda ninjira muri groupe dusengana tugira umutwe w'abaririmbyi tubakorari tuba groupe y'abaririmbyi nyirimo ariko n'ubundi ntarizera cyane ko nzahaguma Imana yibonye ko nzahaguma n'ubundi ihita impinzu ndanahatura no hafi y'urusengero kugira nzabone ko nk'uyu murimo w'Imana mpari bitangoye n'abana banje bona basengera bitabagoye uko niko narinjemo rero narinjemo batabana baririmbyi cyane dusenga Imana gusa uko turabagabo gusa babaye baririmbyi mbari turi kumwe nabo no twakoze korari ndi kumwe nabo rero igihe cyarageze biba ngombwa yuko habaho ikindi kintu gikomeye icyatumaga mbasha kumenya imigambi y'Imana kuri yewe ukuntu imeze twasenga Imana ikatubwira ko hari impanuka imbere yanjye ariko nkumva sinzi impanuka izabera nkumva sinzi igihe izabera najya mu modoka ngiye ahantu nkumva iyo nirebera aho ngaho ngiye kujya baratashya amahoro rimwe nsoma ijambo ry'Imana ryamfashije cyane ryatumye mbona ko ari umuteguro w'Imana arimo integurira ntazi byari byo bugana nsoma ijambo ry'Imana cyangwa karyigishwa ubyuzerekana cyane hari igihe riza ari ubuhanuzi utabizi harimo nakubwiye ubuhanuzi buza mu buryo bwinshi buza mu ijambo bukaza mwerekwa cyangwa bukaza mu nzozi icyo gihe bwaje mu ijambo ry'Imana nasomye ndavuga ni ijambo nubwo nsanga ngiga bwose ariko sindamenye ibyaryo neza ni ijambo riboneka hano mu gitabo cy'umuhanuzi mutoya witwa Nahumu riri mu gice cya 2 ku murongo wa 2 no mu cya 3 ku murongo wa 14 ayawo riravuga ngo ijambo nk'isoma riravuga ngo uvunagura azamuka imbere yawe uvunagura azamuka imbere yawe komera ku gihome urinde inzira ukenyere ukomeze yongeremo imbaraga y'ubutwari nuko ijambo rimeze rivuga irya kabiri naryo nizaniwe n'umuntu ahamwa ngo asoma iryo jambo neza n'umuntu usanga nabona mu gitabo kimwe mu gice cya 3 ku murongo wa 14 yavuga ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa ubatara amagambo yenda gusa uvunagura azamuka imbere yawe none uyu arambwira ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa ntabwo umuntu atabisobanuriwe yabyumva ntabwo yabyumva none avuga ni nyine iyo ugishije ijambo umari gufasha ko utabona ibyaryo ntushaka kwimenya ahubwo menye ko bigezemo none rero ababwiye amagambo babwira ijambo cyari gihe abayisirayeli bari bagiye kugotwa batabizi bagiye guterwa n'amahanga batabizi n'umwami wenda kubatera batabizi uyu muhanuzi naho rero bahanura ubuhanuzi n'icyo gihe benda kugotwa kare huye gisohoye batewe niho bamenye ko byavuze byari ukuri nange rero sinazi ko nimo ntegurirwa ko ngiye kumara igihe kinini cyane ndyamye ntakora akazi nakoze impanuka aya magambo nicyo ashaka kumbwira uvunagura uzamuka imbere yanjye ni umva ni satani yahagurukije impanuka imbere yanjye nza ko impanuka ubu niwe mwanzi uvunagura uzamuka imbere yanjye nari mbizi ariko mukuri nk'isoma neza byumvaga neza namenye ko niyamye mu bitaro kwa muganga muri CHK ndavuga ne rya jambo n'iki ryambwiraga burya uvunagura uzamuka imbere yanjye kandi rikamye nkomeye ku gihome ndinde inzira gakiza ni natangiye nkomeye ku gihome igihome rero ubona ngiye n'ubusobanuro burebure cyane iyo uri muri Yesu burya uri mu gihome uburinzwe uri ahantu mu gihome urinzwe ahantu hakikijwe n'inkuta z'umwami muri Yesu burya uri mu gihome kidashobora kumenywa n'umuntu ubonetse wese ngo nicyo gihome ari ikintu kingi nuko mbese uri mu bwihisho mu bwihisho
ubu ngubu bivuze ngo ari mu gihome bari imbere ya bare nuko mbese abari kuri kaminuza nkuru nawe ngo ukinyire ukomeze kandi wiyongemo imbaraga y'ubutwari gukomera mu ijambo ry'Imana, ukijambo ry'Imana ugasenga Imana, ukaba uhagazemo neza, ukaba ukenyeye rwose wikwije kuvuza ijambo ry'Imana kandi kumwe n'Imana. Niba naje kumenya ko ibyo bintu nicyo byashaka kumbwira. Noneho rero kwivomera amazi kwanaza abahagaye mu cyo gutwa n'ubundi nukugwiza ijambo ry'Imana muri wowe, kandi ukagwiza kwizera kwinshi muri wowe, kugira ngo ikibindi kigera gisanga uhagazemo neza, ufite kwizera kandi ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe rigufasha. Kubera ko abantu babana n'ibigeragezo bitandukanye, yamara kubigeramo agahita agwa, kuvuga ngo y'Imana ngo ajya kuvuga ngo imbwira ngo amano zajya amanurira bimwe bayaga bambwira ngo byari binyoma, kuko Imana itandinze. Uwo muntu adakomeye, abadakomeye burya aba ari umukristo mutoya udakomeye, ameze nka mwana uramizwa amata yamuha ibikomeye ntashobora kubitapfuna ngo bimire. Rero iyo wakomeye mu ijambo ry'Imana, igeragezo bikaza bigasaba ukomeyemo neza, umeze nka mwana watanye kurya ibikomeye, batajya guha umutsima amasanga akaburya, ikijumba akakirya, umbata akaburya kuko yakomeye, ntabwo akiri aho n'urundi uramizwa amata. Rero nicyo Imana yashaka kumbwira, kugira ngo nivomere amazi. Iyo jambo ry'ubwo buhanuzi umuhanuzi umukozi Imana yanzaniye rimya ngo ivomera amazi azaba ahagire mu gihe cyo kugotwa. Nuva ngo igihe cyanjye cyo guhana ikigeragezo cyari kigeze, kugira ngo kizasange nkomeye mpagaze mu Mana neza. Mpagazemo neza, kwizera kwanjye ari kwinshi, kugira ngo nimba n'ibigeragezo gikomeye nanjye guhana nacyo ntari nzi uko kimeze, bitazangusha ngo uri Imana yavugana nanjye ngo yarambeshyaga, mbonye ko itandinze ko kumenya ko atari yo yavuganaga nanjye. Ariko Imana yabanye nanjye, ndasenga numva Imana impaye imbaraga. Igihe cyabayeho 2019 mu kwezi kwa gatandatu, niho yamanuka. Rero nakubwiye Imana yari yambwiye ko izabaho iri imbere yanjye, n'impanuka nahuye nayo. Impanuka rero yabayeho nanjye bintunguye, ariko nanjye nzi ko izaza ntazigizazira. Nkuko rero uturutse nk'ariya ugakora impanuka mu marembo hariya mukuru wabutunguwe. Nanjye niko byagenze, nagiye duherekeje umuntu w'inshuti yacu tumwimuye muri modokari ya mugenzi wacu umwe turirimbana, dukorera impanuka ku musozi wa Nduba, ahantu tutatekereza ko hari impanuka. Nduba ku Kimboteri? Oya, twari kwambika Nyacyonga hasi. Okay. Hari umuhanda wambuka ikiraro uzamuka utakurisha. Aho ni impanuka yabereye. Mu kuri twagiye tuzi ko tugaruka, ko twagiye nka mu amasaha ngira ngo no twari tugiye. Tuzi ko tugaruka vuba na vuba. Twari turi no mu masengesho, twasenze Imana uwo munsi, twagize byiza cyane, twasenze rwose. Nuko tugenda tuvuye mu rusengero, nanjye mfite n'ibitabo. Nuko impanuka ibayeho rero izikomeye cyane bikomeye. Ikirenge cyanjye kiracika kijyana n'urukweto. Kiracika ikirenge? Kiracika, ushaka nabikwereka nawe ukabireba. Ureba? Mbona ko cyacitse koko. Cyacitse. Aha bashyizemo tije. Bakugera hano gutya. Birebe rwose nawe birebe rwose. Uko uzimeze gutya ikirenge nuko tubyase bijyana bijya hariya. Hasigaye umutsi w'inyuma hano n'uyu. Nibyo tunikitaho neza. Binegana gutya. None nzamura akaguru mbona ikirenge gisigaye hasi, nzamuye igufa ryonyine gusa. Ndishinze hasi. Nibone se mbona ntiyamanuka ndayibonye rero. Imana mbonye ko ibyo wavuze ibyo byose by'ibisohoza. Wabye kunuza mu cyo Kigali warahantujije. Ndabibona. Umyaka abantu bajya mu ishuri bajya mu ishuri. Ndabibona. Urabishyurira ubishoboje. Icyo kibazo naribuze kukikubaza. Umbwira impanuka ngira ngo hari ni yoroshye. Ariko ntabwo mwiye ko nzawa kajorite ku buryo ngenza igare. Aba bana bawe barize koko bifatika? Barize. Babiri barize seconde bararangiza. Umwe afite akazi, umukobwa twaramushyingiye bahise akareka ko yakoraga kuba urugo nyine. Uwa gatatu Imana yambwiye ko mwana wanjye hari bazigana kaminuza, bagatse muri kaminuza. Umwaka wa kabiri nyaho ntageze inama. Ibyo byose kandi nimwe nakubwiye nimwe nakubwiye Imana inama mu myuga se. Oya. Yiga muri ubundi ibyo yize tourism. Ibyo yize.
yiga muri ntuze muri ya Kinama mu bintu bigendanye n'ubukerarugendo n'amahoteli. Nde yiga hariya muri kiriya kigo cy'ubumenyi ngiro. Ubwo rero ibyo byose Imana rero nkubwani Imana ivugana n'abantu basenga Imana n'abayisenga. Ibyo byose Imana yemeraga mbere yuko abana banjye baziga. Imana nkubwani nyibaza nti kuzi imibare abana baziga gute inkunyikodesha. Yamye ngo baziga kandi ufite n'inzu tuyemo kandi n'ikimenyimenyi baziga na kaminuza. Ubwo rero muri kaminuza rero n'abandi bari inyuma. Undi w'inyuma ari mu wa gatatu secondaire. Ubwo niyo bucura wacu kuko dufite abana bane. Rero yamanuka rero yaje imeze gutyo. Ndasenga Imana ko yatuga mu ishyamba nibutse Imana ngo Mana ubwo ndyamye amaraso ari mwavu. Ijuru niyo navuze hari bwa nyuma ntekereza Mana kutigeze umbwira ko nzagenza igare cyo kwambwiye impanuka kakaba gacitse nkabona hariya n'igufa riri hariya. Ibi nabo byarimo mu wambwiye cyakora noho nyine iranyihore ntacyambwira hano n'umuntu yakoreshaga azambwire oya ubwo rigena yibwiye ibyambwiye. Ni impanuka se y'imodoka mwari Iyi mpanuka yakoze ni impanuka y'imodoka yaguye tuyirimo irenga iburaferi imanuka mu musozi iri birindiro hasi. Iramanuka rwose agenda tugira nk'epfiriye. Abo mwari kumwe sibyo wowe wakomeretse gutyo? Ni jewe wakomeretse gusa nabonye yabonye ko ari ngomba kubiga itambo hari abandi bose babaye bazima marya nkomereka. Amani nta bikomere bi. Chauffeur nacyo yabaye nabaye muvanyeho yari yiziritse bamuvanamo we yanjugunye nk'ahari akaguye taka sinzi ikintu cyagaciye. Nuko byagenze nange nkwambaza ngo niki. Rero ibyo nabiraga Imana mbonye mu marasava nabandi bantu bayibonye bose byabaye ikibazo. Ariko ndavuga nti ibingibi ntabwo bigutunguye nge nubwo bintunguye bwose kubera urugendo katugiyemo. Banjyana mu bitaro muri Sashika cyakwa bamitije Kibagabaga nabo kandi ndageze aho njya muri komanda cyumva neza nuko bimwe nabyo n'abagenzi banjye twari turi kumwe abo turimbana bagiye no bahise bahamagara ko impanuka ibayeho batugeraho mwanya nibo batuvanye aho hantu nibo bambwiye amakuru yose amwe ntari nzi nanjye. Ikibaga bashaka kukanya ngo bakavaneho bagace nyine birangire kaveho. Ariko muganga Imana namukoresha ntiyagaca bato transferi tujya muri Sashika tuhageze n'abashaka gaca ariko hamwe n'Imana yavuze ko katazacika katazatakara zatakaza urugingo nkireho yatumye batagaca n'ubundi barindira umuganga ushinzwe amagufa kugira ngo aze arufata umwanzuro wa nyuma. Aje rero wafashe umwanzuro asa abona ko atakavanaho barasanasana cyangwa ibyuma bone binini nkozi by'ibyuma bashinzemo hano ku Murundi y'indege. Barasanasana kumara iminsi y'imyamye muri Sashika manitse gutya. Cyekwenye mu foto yabyo niho wawe tubona ko yari bimeze ariko biranagaragara ariko ko byari bikomeye. Ubwo rero yamanuka rero nayibayemo byagendekeye gutyo. Ariko muri Sashika ndyamye nibutse Imana avuga ngo Mana kuzeho kuba Kigali ari gukora kugira abana barye n'umugore arye. Umudamu wanjye ko akaza akora mu isoko hariya akora gato cyane katatunga umuryango tuzabaho gute. Wowe kandi wakoraga iki mbere yuko ukora impanuka? Giye namwubatse ubundi yarumwubatse no kazi kanjye namwubatse kandi ataba umwubatse umwe ufitira oya nawe umwubatse rwose amazu n'ubatse menshi cyane aragaragara arahari. Kona ko entreprise kinini cyane ngira ngo mpatane byanjye. Iyo sengesho nasenze rero ndyamye minukiye ndebye ivure ndi kwa muganga ndeba hirya ku gikuta kugira ngo hatagira abarwayi bandi banyumviriza niho nabwira Imana kandi nyibwira ndi ngo ndira Mana kuko ko kabuhaye kabaye gatya kuko akazi ko birangiye bazabaho gute abana banyikomye ko baziga cyangwa se abatararangiza bazacikiriza ibyo bizaza gute ntakora akazi ariko mbishyurira kuko Imana y'umukozi umuhanga rero nakubwiye kiyigambi ibivuze kuri we bisohoza byose yamye ngo baziga mbere ntakore impanuka n'ubundi niko byagenze iryo jambo yari komeje yamye ngo baziga bitaguturutseho. Umuhanuzi umukozi w'Imana nsanze mu bitaro azambya ngo ibyo wibwira si Imana yibwira. Iyi mpanuka yabaye Imana itayitunguye izabana nawe muri impanuka kandi uzongera ugende ujye mu murimo wanjye uboneka Imana imwe nkubwire. Ni umuhanuzi umuhanuzi wasanze rwose mu bitaro kwa muganga muri Sashika kandi nkuko yibwira ko abana baziga barangize ndetse no kaminuza nabazayiga bitakuye ngo nuko uryamye ukoze impanuka. Icyakora cyo
uzatinda gukira aryongeraho naryo uryame nzakugaburira urye unywe uryamye kugira ngo nkwigishizeho n'abandi kugira ngo amenye imirimo y'Imana ikora uburyo ikora umuntu ibitangaza anaryamye mu gihe abagabo bazi ko umugabo udakoze akazi atabaho ariko burya Imana ishatse burya abaho yaba ngo uryame urye nzakugaburira nkwe n'ibyo kunywa nawe uryango urye kandi uryamye nigishe n'abandi muri makeya ubaye nk'ikibaho umwarimu yigishirizaho abanyeshuri kugira ngo bamenye uburyo imirimo y'Imana ikorwa n'umugabo aryamye igakora nguko rero ukuntu naryamye mfite ibyiringiro rero ndaryama ndatuza n'abangwa Imana ivuze reka ntuze rero nuko natujije gutyo ndyama kuva 2019 mu kwezi kwa 6 kugeza kuri uyu munsi ntabwo nashobora gukora akazi kuko ntabwo ikirenge gikora neza ubu ntabwo ikirenge gikora ntabwo hazamuka neza cyangwa se ngo nurire njye nkana ahurira ubwo buzima rero nabo bayemo rero Imana irantunga itunga umuryango wanjye n'abana bakwana minervare mu buryo nayo ntazi ukuntu byazaga ntumbaze ngo gute nyine byazaga biti bintu ko urandi mita kukubaza kandi numva biteye amatsiko bo imirimo y'Imana ukuntu ikorwa rero nagiraga nya mu gihe abana bagiye gutangira ishuri yenda kiruko kirangiye Imana yakoresha umuntu nkuko yakoresha nawe umuntu Imana yahagiye neza nkone mukoresha avuga ati jyana ushyire umukozi wanjye umushyire umwana wanjye umushyire minaniba y'umwana kuko gutangira kwageza umuntu akaza kamwe atari bana bishura ngaye nkamuganda umwana yishura naye nkabona mpaka baje kandi amafaranga minanivari y'abana nguko ukuntu Imana yishyura minanivari y'abana banje babiri uko bane bari bararangije ariko batarakora akazi umwe ndeje umwe namushingiye umukobwa umuhungu nawe yari yarangije ko ariko atagira ubushobozi bwo yagira ikintu yakora nuko byagenze n'amatike yo kubacyura yagera umuntu akavuga ati harya nanga yabacyura aho amafaranga naje madame akazi ko kw'isoko Imana yamuhaye ko gukora acuza amakara numva ko atava mu byo kurya bitunga umuryango ariko ko Imana ari gitangaza ngo nakubwiye ni ikora ibitangaza mu gihe imikino kitashobokaga nuko umurimo akora n'ubundi badutunze ikayina mwagura nta depa afite nta n'ibishoro kuko umva imyaka yose cyara nashize n'icyo afite none nkayamara turajye byo kurya nta ntazo ukuntu byaje ntese byavaga henye nyine yaracuzaga we nawe ukuntu umuntu yamenyire mu isoko acuruza n'abana amabutiki cyangwa no mu isoko mbese ikintu cyose umazemo igihe kinini cyane ufite abantu mubana nk'umuntu akazana nk'edepo y'amakara ahubwo ati fata amakara imifuka ya 20 wicuruze ni igishoro kivamo ava mu mpayange utwara inyungu Imana igahita ikora iki ikazana abakiriya b'umugisha bagahita bayamara uwo mwanya iyo nkubwira kuri kandi si ugupapira uko abagabo turabana bakamara uwo mwanya agashira kugira ngo inyungu iboneke abone yishyura bamuhandi haboneke n'iki n'ibyo kurya by'umuryango nge ndyamye nkiri mu byuma mu rugo cyanabyuka nkora madamu yahashye ibyo kurya ariko umwe nakubwira rero nigakoresha abandi bantu bandi bakaza nkabona baje kunsura baje bansinya nk'akabashaka amafaranga kandi amafaranga ntazi nuko angana batankasanga nk'amafaranga yatunga umuntu wenda imisitari mikeya uko niko rero yagiye dutunga mu buryo n'abana bakiga mu buryo madamu agakora mu buryo kandi ntabwo yasubiye inyuma cyangwa se natwe ngo dusubire inyuma yatugaburiye uko yabigambiriye ko yabizi ko nzakora impanuka inapanga uburyo izatugaburira kugira ngo ninjya mvuga ibyo Imana yakoze mbivuge mfite aho mfatira uburyo Imana yangaburiye ndyamye ubundi umugabo uryamye ubundi ntiyakabaye byo gutunga umuryango ndetse n'umugabo yanigendera n'abana bakabirara ariko byo Imana rero turi mu kugana ku musozo turagira ngo utange ubutumwa bw'umunsi niko twavuga ku basigaye bashobora kuba bagikerenza ubushobozi bw'Imana nyuma y'ibyo yagukoreye byose nyuma y'ibyo yagukoreye byose abanyarwanda baciye umugani ngo aho kurata inkongoro uratuwereze uri umugani abanyarwanda baciye twasanze iyo uvuga imirimo y'Imana uhereye ku byakoze bayifatika cyane kuruta ko wabivuga urabyumvanye undi muntu wundi rero ubutumwa naho umuntu utizera Imana ko Imana ivuze ibisohoza yabanza kandera cyo kwibyo mvuga ukuri yabunze yabutanze ibyo mvuga ukuri azabireba kuko azazi wawe usibye kumva ibingibi kandi abantu ubu ngubu bemera uko babonye mbo yewe urugero rwa mbere
kuko ufite icyo wirata imbere y'Imana ntabwo wakirata imbere y'abantu gusa, ariko ko ukimbajije ndashaka ko ikimenyetso cya mbere gifatika nuko ntakora impanuka. Njyewe nari mfite ibiro 32 kwa sindira kuryama cyane hari simbizi, ariko rero ubwo n'abantu bamwe ngiye simbizi byageze namaze imyaka muri corona nage Imana tugabana turyamye nawe ko nawe hanaryamye benshi, ariko ngiye kukamwamanga kamenya kugira ibiro byinshi cyane bikabije utagiraga ugikora akazi ndikane mvuga ndetse mfite bingahe hamwe ati je nkurege mbona rwose bikabije wagira ngo nguvuye mu mahanga ntabwo wari uryamye kwa muganga. Ntagira nahise mvuga ntacyo namushobora navuze ni mutima ni imirimo y'Imana. Imana ndagushimiye kuko iyo mbameze nabi bavuga ati do ntubona se aragaragaye na madamu ntabwo ibiro afite arya gifite nubwo gukora wenyine gusa kandi n'abana nuko iyo ni imirimo y'Imana igaragara ifatika kuko yatugaburiye kandi abakitse bansuraga nabo ntibahacitse iwanjye kuko kugira ibiro byinshi nicyo oya icyo cy'isubizo cya mbere. Ikindi cya kabiri nicyo uko n'abakitse bose bansuraga batacitse kuko nkoze impanuka wenda baza bakabura wenda icyo kubakiriza n'ubundi barakomeje bariyongera Imana n'abakitse benshi bakadusura, ariko koko nakubwiye ko ibiro byinshi si umuntu yakwirata ahubwo kanyeretse yuko ihisha umuntu mu busabusa ikabuguhishamo kugira ngo atagira ukumiza mu ijisho akavuga ngo nuko ngo atagikora akazi atagibona amafaranga. Icyo ni ikimenyetso cyane bwite si cy'umuntu yakwirata cyane ariko nacyo kirafatika. Ariko n'uje wanjye aje kunsura ari nk'umushyitsi urara cyangwa se wamara iminsi nawe agataha atavuze ngo abantu burya inzara yarabishe kuko umugabo arwaye. Rero umugabo ashaka kurwara ariko afite Kristo muri we urwatswe n'Imana, Imana ikarutunga kugeza igihe cyose izongera gutanga imbaraga. Ariko utizera wahangayika ukajya nk'amadeni y'abantu ugahemuka ukananuka ugata umutwe abana bagasabiriza, ariko siko bigenda kubizera. Nta muntu wo mu bantu bamenye Imana, umuntu wizera witeka Imana yakoze isoni ngo ageze igihe cyo gusabiriza cyangwa se ahangayika atyo oya. Ahubwo kugenda uzamuka mu kigeragezo ukicamo neza ukihanganiye Imana nayo igenda kuzamura mu ntera kugira ngo yereke abantu yuko Imana iri kumwe nawe. Na niyo munsi ntambutse mu kabuga hariya bavuga bati muze hose yako tubona rwose umeze neza, ntabwo Imana ishimwe ntabwo ari giye ahubwo ni Kristo uri muri gihe umeze neza. Ibyo bikantera kugira ibyiringiro byuko ndi kumwe n'Imana hoko itankorera isoni. Ntambutse bakariya n'inzara bati do kuko nyambabona hariya do arapfa ejo cyangwa ejo bundi nagira akabaro kenshi na madamu yabara, ariko madamu byakora byose bitari mu gishoro kinini cyane afite morale yuko byibuze iyo bamubwiye ngo turabakire nuko Imana yagiye ifite ukuntu ibigenza kugira ngo yerekane yuko dufite ikintu mu rugo kandi nta kintu dufite kindi gifatika, nta mafaranga dufite, nta konte, nta n'inzu yindi dufite ikodeshwa, nta tugira imwe buriya na negasi yayo nta yindi tugira. Kubw'iyo mirimo rero Imana yakoze kandi ducishije ku kiganiro kizabwa n'abantu bose, iyi Imana ikoze imirimo warasenze Imana n'ubundi uwo rusenga, reka tuyishimire dusenga Imana kugira ngo ishimwe ryacu ridahera mu magambo gusa. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, wagize neza uru rugendo rw'ubuzima twaciyemo rwose wari kumwe natwe. Iyo atari wawe mu ruhande rwacu ahacu haba hari bagiranye ntabwo tuba tuvuga aya magambo tuvuga ubu ngubu kuko twabonye abandi byabayeho batakibukwa. Ndagushimiye kubw'umugaragu wawe wemeye ukamukoresha kugira ngo yumve yakire ikiganiro cyacu gitambuke, uzacyumva wese amenye imirimo y'Imana ikora ibitangaza mu bwoko bwayo kandi kwinjira ijambo ryayo yavuze ikarikomeza. Ndagushimiye ko wagize neza kandi umwana tumaze aha ngaha nawe wabanye natwe wadushoboje, izina ryawe rihimbazwe. Tubisabye mu izina ry'umucunguzi wacu, amen. Yego. Turagushimiye cyane rero ku Bagabo TV kuba mwaduhaye ikiganiro cyanyu kigaragaza impine y'urugendo rwanyu rw'ubuzima Imana yabacishijemo mu byiza no mu bibi, mukaba mugikomeye mushima Imana kugeza n'ubu ngubu. Murakoze cyane namwe kugira ngo mwemere kutwakira, nange Imana ibahe umugisha. Amen.